ineza yawe, urukundo rwawe, imbabazi zawe ntibirondoreka. Haleluya. Yesu nashimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Dushimiye Imana itabura uko ibigenza, dushimiye intwari ku rugamba, dushimiye Imana izinze ijoro ikazingura amanywa, dushimiye Imana ibanye natwe, dushimiye Imana yaturinze mu minsi yatambutse, dushimiye Imana itugejeje muri uyu munsi. Tubanje Imana mwene data mfasha dushima Imana, banza Imana aho ugiye, banza Imana muri gahunda zawe, banza Imana ku byawe no ku bawe, banza Imana, hereza Imana icyubahiro, bwira Imana turakoze Mana, uri Imana nziza, uri Imana yuzuye urukundo, uri Imana yuzuye ibambe n'imbabazi, uri Imana ikiranuka muri byose, uri Imana nyamana, uri Imana muremyi wanjye, Imana y'ibifite imibiri byose, Imana y'ibifite ubugingo, Imana y'ibihumeka, Imana nyamana. Iki gitondo tubanje Imana, haleluya. Ndagushuje mwene data wowe tubana mu mwanya wa nibature buri gitondo, abari hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abari ku migabane itandukanye y'isi. Yesu Kristo nashimwe. Inshuti zanjye bakristo b'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda, tubanje Imana. Nyemerera ngusuhuza, uhereza Imana icyubahiro, wongere ubwira Imana uti Imana urakoze kubyongeye, urakoze kunyongereye umugisha ngo umpe ukampa uyu munsi ngo nkubemo. Hereza Imana icyubahiro, ushima Imana. Njya nkubwira ngo ujye ufata akanya gato wiherere ushima Imana, nurangiza uyereke ibyawe n'abawe, wishinganisha ubugingo bwawe n'umubiri wawe, ndetse ushinganisha ibyawe n'abawe. Imana ishimwe. Iki gitondo turacyari muri teme y'Imana yaduhaye yitwa ngo Imana yibuka isezerano. Imana ishimwe. Muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Dukomeje kuba mu bihe byiza byo gusenga. Hanyuma rero Imana yibuka isezerano, icyo Imana yakuvuzeho, nubwo amaboko akurengeje imbaraga yahaguruka gute, nubwo imbaraga zindi zakishirira hamwe kukugirira nabi, ariko nta na kimwe cyakuraho icyo Imana yakuvuzeho. Umugambi w'Imana uko byagenda kose ku buzima bwawe uzasohora, kereka ni wowe uzabicamo ugatera Imana umugongo, icyo gihe bizaba contraire. Nutera Imana umugongo, ntabwo amasezerano meza yagusezeranyije azasohora. Kabiri, uzahura n'ikigeragezo cyangwa se uhure n'ingaruka z'ibyo wagiyemo. Rero ni wowe wo guhitamo neza, ugahitamo Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe. Muri iki gitondo dufite Imana yibuka isezerano. Isezerano yasezeranye nawe ryo kuguha ubugingo, ryo kuguha umugisha, ryo kukurinda, ryo kukwagura. Iryo sezerano ntabwo Imana yari kwambura, kuko Imana yitwa Imana ishobora byose, ifite byose. Ahubwo igenda ikuvuvunuriraho gato gato gato, bitewe n'imyaka yawe, ikavuvunuraho, ikakunezeza. Yewe Imana nishimwe. Rero muri iki gitondo nyemerera dusome igitabo cya Mose, gutegekwa kwa 2. Turisomera umurongo wa 7. Imana ishimwe. Hanyuma turaza gushyika kuri 12 twihuse. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ritubwiye ngo iki? Titre y'ijambo handitse ngo bategetswe kwitandukanya n'ayandi mahanga. Abo ni Abisiraheli. Imana yabasabaga kwitandukanya n'andi mahanga kugira ngo abana babo b'abahungu batazagera aho bakarongora abakobwa bo mu mahanga, bakabanduza gusenga ibigirwamana, bakabanduza imico mibi. Nyamara burya nawe uba utegetswe, usabwa kwitandukanya n'abanyamahanga. Ndavuga abatavuga Imana, ndavuga abatizera Imana, ndavuga abasenga ibigirwamana, ndavuga abasenga ibishushanyo, ndavuga abantu baramya za Nyabinge na za Ryangombe, ndavuga abantu bishingikiriza ibiheko ibyo byose by'ibigirwamana. Rero ijambo ry'Imana riba rikubwiye ngo witandukanye n'abanyamahanga. Yewe Imana ishimwe, Imana ishimwe. Abo bicanyi, abo banyamujinya, Imana igusange ikugirire neza. Ijambo ry'Imana navuga ngo witandukanye n'abanyamahanga, ahubwo babwire ko Yesu agira neza. Umurongo wa 7 handitse iki?
handitse ngo icyateye Uwiteka kubakunda akabatoranya si uko mwarutaga ayandi mahanga yose ubwinshi, ndetse mwari bake hanyuma y'ayandi yose. Imana idusange. Hari icyo Imana ivuganye nawe aya masaha muri iki gitondo. Imana irakubwiye ngo icyatumye Uwiteka agukunda akagutoranya si uko warutaga abandi bose, si uko wari mwiza, si uko wasenze cyane, si uko wakoze ibyo gukiranuka. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ndetse Uwiteka arakubwiye ngo icyatumye agukunda akagutoranya. Imana ishimwe. Ngo ahubwo ni iki ngiki, ahubwo ni uko Uwiteka abakunda agashaka gusohoza indahiro yarahiye ba sekuruza banyu. Nicyo cyatumye Uwiteka abakuzayo amaboko menshi akabacungura mu nzu y'uburetwa, mu butware bwa Farawo umwami wa Egiputa. Imana ishimwe. Nuko none menya yuko Uwiteka Imana yawe ariyo Mana. Imana nihabwa icyubahiro. Ngira ngo usobanukiwe neza icyatumye Uwiteka agukunda, icyatumye Uwiteka agutoranya akagukorera biriya bitangaza byose, akakurutisha abandi bantu. Usobanukiwe neza icyatumye Uwiteka akuburanira, icyatumye Uwiteka Imana akurutisha abandi bantu bo mu muryango wawe, icyatumye Uwiteka Imana akuzamura. Ngo yibutse indahiro yewe yarahiye basogokuruza abantu, yibutse indahiro, yibuka icyo yakwanditseho. Imana itugirire neza, Imana idusange muri iki gitondo. Ngo icyo nicyo cyatumye Uwiteka agukunda akagutoranya, ndetse akakurutisha n'abandi bantu bose muvukana, akakurutisha abantu bose bo mu gihugu cyawe. Nuko yibutse isezerano yewe n'indahiro yarahiye basogokuruza banyu, yarahiye ku buzima bwawe. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Tugeze ku murongo wa 12. Niwumvira aya mateka ukayitondera ugakora ibyo agutegeka, bizatuma Uwiteka Imana yawe ikomeza kugusohoreza isezerano no kukugirira ibambe yarahiye basogokuruza ko izakugirira. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Dukomeje 13 haranditse ngo izagukunda iguha umugisha, ikugwize kandi imbuto zo mu nda yawe, n'imyaka yawe yo ku butaka bwawe, imyaka y'impeke yawe na vino yawe n'amavuta ya elayo yawe, no kororoka kw'inka zawe n'imikumbi yawe izabihera umugisha mu gihugu yarahiye basogokuruza banyu ko izaguha. Imana ishimwe. Rero Imana ivuze ujye wumva kabiri. Nimba Imana ivuze ngo izaguha umugisha, izororotsa imikumbi yawe, ndetse izaguhera umugisha muri iki gihugu. Ahangaha niho yagiye irahirira basogokuruza bawe, irabarahirira ngo izabagira neza, irarahira ngo izita ku bana bayo, irarahira ngo no ku rubyaro rwabo no ku bisekuruza. Iki gihugu rero nicyo gihugu Imana yavuze, nikiri kukubwira wowe munyarwanda yuko icyo usabwa ari ukumvira Uwiteka. Ugomba kumvira Uwiteka ukitondera ugakora ibyo agutegeka. Imana ishimwe cyane, Imana ihabwa icyubahiro. Ngo bizatuma Uwiteka Imana yawe ikomeza kugusohoreza isezerano. Hari ayandi masezerano utegereje. Wenda nakubwira wari umukobwa, Imana igusohoreza isezerano ry'ubukwe. Uyu munsi utegereje irindi sezerano ry'urubyaro. Birashoboka ko urubyaro yari ruguhaye, ariko hari irindi sezerano yewe ryo kuzareba abuzukuru, hari irindi sezerano ryo kwaguka. Imana rero ngo izakomeza kugusohoreza isezerano niwumvira Uwiteka Imana yawe. Imana ishimwe, ni Imana yibuka isezerano. Imana yawe ku mwana w'umuntu